ni nkaho nduherutse kujya muri polisi hako nabe n'uyu oya shayi biratana kujya muri polisi no kujya muri aperi wahitamo iki? Oya bitewe naho uvuye urumva bitewe naho uvuye rije Est-ce Sapongo iyi move urayeme cyangwa Sapongo bakoze ibara kurande no kozibara ariko ushobora gusanga atagiye byo kugenda Sapongo azimisa asa nkugaragaza ibimenyetso ibintu byo kuba umuhuriga ntago yarakibikozwa hasigaye muze muri match ameze neza nk'abandi bataramu bose ejo bundi rero turi i Bugesera kuri match ya Bugesera ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ya championnat witwa Sapongo nifatiye aka video urumva kare magaye mukanya mbwira ese birashoboka ko waza hano ukatubwira bigenze bite uko wafashwe ntabwo byemera uko byaje ngati ndaje hano none ndamuhamagaye mubaza hageze arambwira ati rero uranyihanganira uyu munsi ntago bikundi uzi telefone ari kwakira ubukunzingana ati ubu tuvugana hagiye gukurikiraho umuhango wo kurahira ntago bishoboka cyane kurahira raperi hoya cyane ati agiye gukurikiraho umuhango wo kurahira kandi urumva sinaza ntawusoje umuhango umwe yaravuze ngo no money more problems more money no problem amafaranga ko menshi ibibazo biragira nta mafaranga ibibazo biraza uravuze ngo no money nanumvise uvuze ngo no money none se aba more amafaranga problems donc udafite amafaranga uri ibibazo byinshi iyo ufite amafaranga ibibazo biragabanuka nahize ngo ariko ntibishika turi mwisi monde ya beto monde ya benefits turi mwisi y'inyungu sibyo nawe confirm ibyo utazi oya ntabwo weretse gatoya ntabwo ndarangiza statement yanjye karenzi turi mwisi y'inyungu turi mwisi buri wese akeneye kugera icyo ageraho mu buzima bwe niba Sapongo yafashwe na PRFC hari icyo yahawe ndi kumwe nawe ese niba ari amahitamo yo kuva ati niba ari amahitamo y'agahinda niba ari amahitamo ya Sapongo ndabyemera 50% bitewe n'impamvu imwe yaba ari impinduramatwara naba mbonye y'ibyo Karenzi yaba yarakomoje avuga ati hari uburyo watangira kwereka ko iyi komite yaba yanarambiranye bati niwe muhuriga mukuru koze iyi move byibuze byakangura n'abafana bakabona ko akazagaruka nanone ndabitekereza gutya byaba ari bibi nanone byaba ari nabyo ndabitekereza ko ni polemique zawe ni cyuzwiho uriyeranje ushaka ko ubihoza ariko umuntu arakubwira ati ngenda rambe kurambirwa ubuse uburenganzira bwe muri kwa gutegura ko bereka ko ritadi nkuko nawe warambiye muri aperi ukigira muri polisi ariko mpamvu z'amafaranga amarangamutima ninde unzi mfa na PRFC nambara jezi ya PRFC ukumbwira ngo narambiye ya PRFC kereka hari ukuzi uvuga ko ari umufana wa PRFC ukayanga kubera impamvu nkayangira ikize abakinnyi barabanza yasikiye y'abakinnyi ikorone narumiye nayange mwapfuye ikirika indesi duhubahana sano nituvuge nafanaga Arsenal imbere yavuye hasi Arsenal sinafanaga mu Rwanda polisi nza kubona rero kipe nakunda mu Rwanda ndayifana ahantu mutangiye kumpuriza na PRFC ni he nika tubyihorere biki ariko icyo twari ikintu cyari ni kimwe kuri Sapongo Karenzi uwitwa Sapongo undi ari ibintu bitatu byo bishoboka ngewe ndi kubona ikintu kidasanzwe ubwo mu ikipe ya APR Football Club kiri kuba hari abatwese tuganira mbwe ati hari abanyamakuru yahere ku banyamakuru ananiguza ko bazaza abafana mbwe atari abanyamakuru wajya kubona uko n'ukuntu basa nk'abaratashe cyane ku ikipe twa Rayon Sport kandi batari bato ariko usigaye ubona bari mu kizuru muri APR bari hafi ya APR cyane barakrize ntiyaguha ingero ujya bivugwa ko ntabwo tuca ku ruhande muvandimwe she
sibyo se wa BNB bivugwa ko ari umwe mu bareyo banabyemeraga uretse gatoya banabyemeraga ariko basigaye bari iruhande rwa PRFC. Undi muntu nzi nanjye ni Sam Karenzi nyena nizi ko uko namubonaga uretse gatoya ariko ase ntabwo mvugira Sam Karenzi mwemera nk'umwe mu bana bareyo biyumvagamo mu Rwanda rwose ariko reka ndangize mureke ndangize statement yanjye ubu rero bivugwa ko nawe kuri PRFC asigaye yegereye umunyamakuru wa gatatu ubwo ndavuga ba seniors begera bavuga ko batangiye kwegerwa ariko we ashaka ko atabyemera ni Rugangura Axel. Ubona ko hari uburyo uburebwe mu Muganza Rugangura Axel mbona uburyo uburebe mu Muganza neza ubundi cyangwa none se ni oza akende yagize Axel no muyovu abo batatu Axel Rugangura Sam Karenzi na Shehe nubundi kuri kuboko undi wa kane ni Mucyo Anta avuga ko ukoza gashya igendwa n'abayizi ukoza gashya rero mbona na Sarpongo nana ubwo wari gukompleta ibyo narimvuze ngo hari ibintu biri hanze kuri iyi mihanda yuko ikipe ya PL ngo yaba jewe ariko nsanzwe muri APR Karenzi buretse oya ariko abamaze miki abaye rero yabamaze miki abantu banini ngo batangiza impindura bakubwira bati birashoboka ko Papa Baroteri ngo yagiye bamuseka none batangiza tushe nyine iri muri APR kuri ishuro erega ngo ari approach nyinshi urumva ashobora kuba approach yo kuvuga ati nimba ufite umuntu gucye duhanganye reka murekrite n'inkingi za mwamba ubwo wanyu gutyo ba Anta bari bivugwa ko mwashaka kuba n'abandi bahuriga bashaka kugurira cyane Sarpong Karenzi natubwira Papa Baroteri ntiyari umureyo nawe yaragiye ariko baramuseka ibyo ni ibisanzwe none se ko wahindura ikipe bitwaye iki amarangamutima hakwerekeza ni hujya none kubigira nkaho ari ibindi kujya nta bindi birimo njye nari mbikomoje kuri Sarpongo ndavuga ati niba atari impindura amatwari igiye kujya muri reyo yo kwereka ubuyobozi bwa Rayon Sport polisi yahaye ibiryo uriya muntu yakuye muri Gasogi ntabwo ari byo se yasanzwe utarya kandi tuvugisha n'abanyamakuru ariko in terms yo gutwika uyu mutipe bitwa uyu ngo azajya ryo kujya hawe kuri polisi kuri mesa se hariya kuri ngo kwakira ariko sibyo uyu mutipe to Gatete ni umuntu ufite ibyo akora mu buzima busanzwe Gatete ni umuntu ujya muri ibintu byo gusabira abantu uzi ibintu by'inyarwanda byinshi ntabwo ari umuntu wavangagiye muri polisi kubera ibiryo yajya ari kope bamuhaye urumva y'amafaranga meza ko n'ubundi na Gasogi aravuga ati si ikipe nafanaga njye ndi umufana wa APR Gatete njye nishite njye turazanye afana APR yambwa ati niyo kipe navuye n'amagabo wanjye birasanzwe navuye n'amagabo no kuri mitwaro bikomba kajya muri polisi nakazi arimo n'imidandabira nakazi mwaro Chris turakira dese yishyuye erega baravuga ngo umugani ndeke kuca ariko ikiri muri cyo rero mva mubwira ibyanjye nta bundi munyamakuru ndi buvugire cyangwa nzarenda mva muri uyu mwuga nkibacanga cyane ndabyemera urabyemera pe ntabwo muzigera mumera Karenzi no mureyo ariko ufatwa muri context ya barabareyo ari mu ishyamba bigijwe nta ntabwo yigijwe kuko Karenzi ntabwo yigijwe muri reyo wandavuga yemera imiyoborere ya reyo uko yari imeze kurusha uko imeze uko ariko ibyo ni imyemerere ibyo ntabwo Karenzi ahubwo ni imiyoborere ya njye mbona Karenzi jare n'umujeni aravuga ati aba bantu se niba igitekerezo natanga nagitanga mu buryo buri direct niba ntawo cyagera rero ifoko nagitanga ahandi ndakikumva ariko se uburyo buri direct niyo nahamagara Patrick si umunyamabanga wa reyo niyo namuhamagara saa 8 z'ijoro yanyita nta service nta kintu nakeneye muri reyo ngo nkibure na retired mushatse ntacyo namusaba ngo akinyime none se ko bivugwa ko wari umureyo ntibivugwa ko ariko ntabwo tuhamya bivugwa ko wari umureyo kandi byibuze ahantu hose washoboraga kuvuga ijambo rigakora ku mitima y'abareyo ariko uyu munsi abareyo bavuga ko umwe mu bantu babataye sibyo bitewe
n'impinduramatwara zaje igihe Muvunyi yavagaho n'abari abayobozi akaza ritade bakavuga ati Sam Karenzi atangiye kubatashe cyane na PRFC. Ibyo bivugaho iki? Ariko se njye ndatashe kuri polisi, ndatashe kuri Bugesera, ndatashe kuri Reyo. Nushaka tuzabipingire, nzaguha amakuru yose yo muri Reyo, ayo muri APR nzayaguha. Ivyo bintu ni assumptions z'abantu nkawe uko tubitekereza, uko mubitekereza. Niba mubwiye mu gihe nzaguma bacanga nkuko Regis abacanga use imyaka maze uretse kubeshya abantu ko fana mukura wamenye ibye. Regis afana mukura niko wibeshya, niko niba nanabyibeshye uko biri Regis nyine kubera ko ariko bivuga magani rero reka ari ibintu magani uvuga ko azagira Arsenal nizakipe ufana ntagira usizi bakuyebya ngo nagafana nape oya nawe bagutwaye waje ukagishakisha ntagira usizi nawe uyu munsi twakona APR gushatse waje wagiye wewe uraje gutangaza wagiye ugatangaza uravuga ngo mfana APR bizo rwose I'm with him niba abona ko APR FC ariyo kipe akwiriye gufana. Njyewe Sarupongo iyi nkuru siyo itangaje nabibonye saa sita mu masaa kuko ari postinze saa 6:42 gutyo nibwo mbonye postinze ko ngibibonye akakara. Sarupongo kwanza nabibonye kuri stati ariko yanyandikiye ntabizi. Urumva kuko buri ari mu bahoriga b'inshuti zanjye mbonaho nkumva nyine mbona bari smart. Sarupongo ngiye kumwitiranya na wa wundi ujye ugenda kuri moto kugira Sarupongo ni wa wundi waje no mu rukiko muri fete sumuzi yaje rero no muri fete ubwo nako umusirimu yambara neza cyane rero kubona mbona nagiye kumva retse wumva hari hindura ikipe fana dore message izo audio zaje ryari niko bikomeye zaje saa 5:30 saa 6:30 z'ijoro. Urumva Karenzi mugiye kudusobanura agiye kumenya no guhindura ikipe umva ibyo hari ikintu kibaho reka twese Sarupongo ubwo biri private reka Sam Karenzi uyu mukuru wa mbere nemera kandi nubaha cyane amahoro y'Imana bane nawe ya sasa yamubwire ngo Sarupongo Nyamirambo kabisa kuva 2014 sigiranye rya Reyo imyaka igera muri ngahe 10 ndakirikirangiye ariko Rayon Sport tuvugana yamaze kumvamo kabisa ubu byarangiye kuko yaribeganira ko yari Bugesera. Ndeba ukuntu Rayon Sport y'ubu bimeze, si Rayon Sport ya 2018 kombi ata Rayon Sport ya kipe ya APR ushaka gufata 18 muri phase returika yakuramo. Yari ifite abantu bazi by'umupira ba Tade ifite ba Prosper ifite ba Gacinya ba Muvunyi ba Mwigwa Freddy abandi. Rayon Sport yari ikomeye cyane ariko Rayon Sport y'ubu ngubu nabonye ahubwo Rayon Sport ko rwaza na stroke. Rero Karenzi urabiza abafana dukoresha amafaranga menshi ashoboka kugira ngo tujye gushyigikira ikipe. Urana azagira ukubeshya nta mufana uhembwa ava Kagera nta mufana uhembwa rirarangiye kwisiga rirahenda yarangiye kugira ngo ufate umwanya kurigura uyisige iki nuko ufite ikipe y'urukundo ariko urana ibindi bintu umuntu bakurikiye mu ikipe bakurikiye ibyishimo imyaka 5 ishize nta byishimo ubona ukabona noneho ahubwo n'igihe kiri imbere ahubwo ntabyo kuko niba mbona ko Perezida Jean Fidel amaze imyaka 5 nta byishimo duha mbona yuko n'undi manda bazamutora n'undi ntabyo kuko umuntu yatazi iby'umupira batabizi. Rero kugira ngo nzajye buri mwaka avuga Rayon Sport umwaka utaza bikomeye umwaka utaza bikomeye nta kintu mbona. Afazari waje mu ikipe ubonewe neza kandi twari bikombe kuko ni ibyishimo ntabyo kuvuga ngo ikipe urayikunda ari kugeraho ukabona ahubwo umuntu arayikwangishije burundu kuko ndakeka nta muntu ugeze ndusha gukunda Rayon Sport ariko niba umuntu aza akakubwira ati ntuzongere kuvuga ku ikipe ntuzongere gutanga interview ku ikipe ntuzongere kuganira ibintu by'ikipe niba utsinze utahe ujye kuryama biturinze agahinda none se umuntu usaba ari kuguca ku kintu
twaje kubona ko siporo yajemo ibintu utamenye uko bimeze nyine ntabwo bibaye neza. Iyo ngiyewe kugira ngo ubwire kabisa ejo cyangwa umusibe ejo ndaba nambaye undi mupira w'indi kipe hano mu Rwanda kandi ikomeye, kuko umucuruzi wese arangura kugira ngo abone abakiriya acuruze yunguke. Umufana afana ikipe kugira ngo ibyishimo ariko umuntu ufana ikipe avuga ati ahubwo uzatsinda ikipe wowe ushobora kujya muri moroge umuntu yakwica akabyigamba akavuga ati jyewe najya kuri polisi nkirega ibi n'ibi. Abantu utumva ko harimo tena wabonye kuri match ya Deribero ukuntu ikipe ya APR yatsinze ibitego 2, abafana ba Rayon Sport bagakomera ingoma abakinnyi ba Rayon Sport nkaho nta cyabaye, nkaho nta match yabaye, nkaho nta derby kuva nabaho. Narebye derby zo muri Espagne za Barcelona narebye za Liverpool nibwo bwa mbere nibonye bibaye. Rero ngo nibwo ubuyobozi nibwo ibyo bifanire myiza igezweho. Rero hapi ntabwo ngiye byari gushoboka gukora aho kugira ngo n'ubundi nzahure n'umuntu usange ananyitiranyije n'undi usanga nshishijemo ikintu ndagenda gagaye. Nabonye ahubwo nafana ikipe ifite aho ihurira n'abafana, ikipe itanga ibyishimo ku bafana ikora uko bishoboka byose, ikipe kugira ngo ishimishe abafana bayo. Biragoye kandi nta nubwo bigoye kubyakira ko nyine nahindura Rayon Sport, ariko nanone iyi ntabwo ari Rayon nzi, nanone ntabwo byaba bigoye cyane kuko Rayon Sport yamaze subiye inyuma, imaze gusa guta umwimerere wayo. Rero agira ngo uko inshuti yanjye itazabyumva wenda ahandi cyangwa ukabona ku mafoto byanagiye ahandi vuga ati natandukiriye niko kuri niko bimeze, nta kundi kuntu gusa ngiye nafashe umwanzuro kabisa. Isa ejo ryiza ngizo message za Sarupongo ariko ja umupira wacu uraryoha nicyo mwemerera ati utazabibona ku mafoto cyangwa ukabyumva ahandi. Njyewe nafashe umwanzuro rwose. umwe mu bahuriga bakomeye ba Rayon Sport biteye ubwoba n'abandi bazi n'abandi bagiyeyo kabisa. Ndashaka hari icyo bivuga kose kandi umuntu utaragiye icyo bivugaho. Njyewe icyo bivugaho twese tugira amarangamutima n'amakipe dukunda yatubabaza tukababara ukagira aho ushaka kuyerekeza by'igihe gito, byazagendera rimwe bikaba byaba n'igihe cya burundu. N'urugero ntekeza ko nk'umufana w'umuhuriga wa Nottingham Forest yajya gutwara za Champions League kera, ubu ngubu ikaba yaramaze igihe kinini no kuza mu cyiciro cyo hejuru hari ibibazo. Umuhuriga ashobora kunabivamo cyangwa akagira ibindi akora bitandukanye. Ariko mu bijyanye no gukunda cyane bura mupira ni nabona kwita nko kujya gukunda urebye nk'urukundo rw'ubundi buzima. Urukundo rwimura umuntu rukamujyakura mu kintu yararimo cye rukamujyana kwa mukeba. Mbibona nko abize biology, mbibona nk'amaraso y'umuntu. Niba mfite uyu munsi amaraso ya A bakashyira amandi, ntabwo mba nkiri wa wundi atari yayandi, ntabwo mba nkiri wa wundi, simba nkiri Sarupongo, mba ndujya gusa na Sarupongo cyangwa ujya kumera nka Sarupongo, ariko sindi wa Sarupongo w'umureyo. Icyo rero gishaka kuganishaho twese tufana amakipe ukagira gutya. Niba uri umufana wa Arsenal ikagubiye byiza nk'ibyo yigeze kuduha, tukamara sezo tudatsindwa imikino yose, tuserebura, tukakina umupira mwiza, tukameza abafana. Arsenal ikagenda ikaryama ikaba imaze imyaka 20 guhita wimuka ukajya muri Man United no mu kibo wa Arsenal. Sinde ko bibona ibyo bintu byambayeho cyangwa byabaye ku muntu muzima uri muri norme za nyazo. Ariko ku mpamvu zaba
zifatika, turi muri monde ya benefice kandi rarabe zirimo inyungu zijya kuba zatunga ubuzima, zatunga umuryango, zaguha opportunity mu bucuruzi cyangwa mu kazi cyangwa mu kindi, ibyo byo byashoboka. Nemera ko ubupfura n'ibindi bintu byose dukora bituranga mbere na mbere abanyarwanda bavuga ngo ubupfura buba mu nda. Ibyo byose dukora biganisha kuba umubiri ubayeho n'abawe babayeho. Nge nkaba mpamya ko Sarupongo atavuye muri Rayon kubera ko Rayon Sport iyobowe nabi. Byo ni nabyo ndahamyanya nawe ko iyobowe nabi, ko ntabwo ari cyo kimukuye muri Rayon kikamujyana muri APR. Gishobora kumukura muri Rayon agahinda kakababara bakamubuza uburenganzira bwo kugira ntuzongere gutanga interview n'iki, ariko akagenda akabivamo akigira mu bindi tukamubura, cyangwa se akaburaho agashaka ikindi kintu cyamubera. Kera yazubura umutwe Rayon yazongera kuba Rayon kuko niyo ye akazagarukamo tukamubona raje, cyangwa se ibyo bibazo byitwa kahunze abona birangije ikipe byazava mu nzira akongera reka mbyite kubunguka kuko yigiye gutya wabunze Kinyarwanda cyekira rwose. Iyo fenomene Sarupongo uyu munsi sinyumva. Ndemera ko Rayon Sport mu by'ukuri ubuyobozi buhari muri Rayon Sport aka kanya ni ubuyobozi bukwiye kuvaho n'ubuyobozi gutanga imihoho, hari imihoho rwose bwakagumye. Jena nacyo niteze neza ko sezo niba zero bazibwiriza bakagenda, ariko numvise amakuru anyuranye ko ahubwo bateganya gukora inteko rusange yo kwiyamamarizamo bundi bushya. Karabaye baba barabisabwe, baba barabyifuje, byaba ari itegeko ari deployment. Uyu ngo Sarupongo ibyo yambwiye ngo ngewe ndi mu bantu bavugana na retired. Icyanciye intege ngo navuganye nawe arambwira ngo nzakomeza kuyobora Rayon, yego ngo nintanayiyobora izayoborwa n'undi nkanjye. Urumva? Yego. Ariko Rayon Sport uvuga ngo uburyo nagiyeho ntibuzahinduka. Abiteze impinduka urumva Rayon Sport yakongera ikaba Rayon Sport nyabagendwa ya buri wese ntigerwe n'uyizi gusa, ntabwo ihari iyo gahunda, ubwo abareba babyumva. Muri make uwanzanye niwe uzanzana n'undi uzansimbura. Ariko icyo kintu kirahari, icyo kintu kirahari. Uzi ko hari ukuntu Reji abantu bagenda bakicara bakakubwira ngo ariko muri Rayon ariko ngo Rayon ngo urabona ngo ukabona abantu baba brandinze nk'abasazi, abasazi ukumva ngo umuntu wabashobora ngo agomba kuba ngo ameze gutya. Urumva ngo ari gutya ngo ameze gutya ngo niyo wabashobora buriya. Abantu bakicara bagatekereza bakimagina, sibyo umuntu ngo bumva ngo washobora Rayon, ukagira ngo ni nk'abasazi aje kurundarunda cyangwa no. Abo bantu bavuga atashobora ni Abanyarwanda bafite izindi nshingano twagiye tubavuga hano, bake muri bo, hari n'abandi benshi tutashoboye kurondora hano, ariko bitunze bameze neza, bafite urukundo rw'ikipe yabo, bafite n'ibindi bintu bayobora mu buzima busanzwe, cyangwa se banayobora imiryango yabo n'ingo zabo na business zabo kandi bakaba successful. Ariko kumva umuntu yazanye ikintu ngo kugira ngo birasaba ngo umuntu wabayobora ngo agomba kubanga, urumva ngo ameze gutya. No, niba ari abantu b'abagabo kuki batakwicara bakihitiramo bayobora? Kuki iyo freedom batayihabwa? Njyewe nicyo mba nibaza, niba koko uwo muntu bamukeneye nabo ubwabo bazi umuntu bakeneye hagati yabo wabayobora, kuki batakwicara uwo muntu umeze gutya abantu bimagina bakanamushaka bakajya kumuhiga, batari kurabona umuntu umeze nka Kayisire yaba vice president, umeze nka Roger ukiri umujene ufite famille ifite ubushobozi, ufite gutya yaba vice president. Ibyo birafeirinze. Umeze gutya urabona wabaye umusirikare uri seriye uri ku murongo yabashobora, sibyo? Birafeirinze. Kuki batabaho iyo freedom bakihitamo aho bashaka? Ariko kuri Scott kubijyanye n'aba bafana iyi exode ubu kukwimuka byateguwe gutubundi nge nibyo nicyo nemeza cyo aba bagenda nibo bafite. Ariko wumvise umufana uva muri Rayon iri mu tsinda
oya ariko Wigeze mwumva? Ariko nka Sarpongo muri aperi naya ikibazo si ntikiba kikirireyo kirenze no kuba reya ahubwo icyo kiba kibazo kiriwe rwose ubu Sponga yaricaye koko aratekereza yumva amahoro rero ngo nagira ikibazo yasinye yava nko muri Rayon akajya nko muri polisi utagira igikombe utagira igikombe uko tufite ukundi aho ngaho ni birajya kuri aperi ntibivuga amaco y'inda baza muri polisi bikaba amaco y'inda ariko kuki muri aperi byita indonge umuntu akubwira ati ikipe itwaye ibikombe bitanu inzigo aperi na Rayon ni inzigo nini ariko hari ahantu utagombye gutunga wanzanira ahantu ba pichu basinyiye kabiri kangahe umufana ajya gusinyira kuri ofisi aranigura ofisi ubundi ibi ni ibintu biri recommended ibi ni ibintu biri recommended ubwato wegeye gusinyira umufana bajya gusinyira muri ofisi ari bukwivuna ikipe umva mubwirika kuko uyu umva mubwire uretse reje isoko agacinya ari umurenge yes ajo ari kwambara APRFC mu nshuti wanjye uri kujya kure muri kwivuna yari umurenge muri 2017 ndetse mbikubwiye Karenzi 2017 nkabizi ko yari umureye ariko mu maraso ari ngise kugiye kuri kwivuna ubu asigaye ambara umufana gacinya umbarika nyine abantu bose bose n'ujye umva bakubwira ngo umuntu uyu n'uyu agambaniye igihugu kandi wakumva titre yarariho bikagucanga ukibaza icyo yabuze muri za Ukraine muri ukibaza icyo yabuze bibaho kuri ibyo bintu bibaho ariko ikintu cyari Karenzi ikintu cyari ari n'imvura makora mbona numvaga turi buze kuririraho ubundi Donatille nikiza ko kimihura nta office y'abafani haba nayo sibyo ntayo nuvuga ngo ubundi abafana benshi ari utwe Mateo yavuye muri Rayon yobora gafani club y'Rusizi abatirizwa Rusizi nyine n'abafana abwira abafana ibi nibi uyu mugani ni signing nshya nkuko twabona Mbawoma cyangwa n'undi muntu hano cyane ariko tujye tuvuga uyu ni umuhoriga ukomeye sibyo APR ubwabyo inumvise yiteguye igomba kumusamira yari president noneho w'abafana mu burengerazuba ibi bimeze nka bya bindi nabonye kuri Mutabaruka afana Gicumbi akajya muri Gasogi ibyo ni bisanzwe kuri amakipe ariko reka mwese hano nk'umufana Arsenal mwese hano nk'umufana Arsenal ikipe ya FNF ubu ngubu Regis azaza kubona twabikombe ajya gufana mande uzaza kuvuga ko Mutabaruka adafana Gasogi nakazi nyina arayifana nk'akazi uretse ko na Gicumbi kuko afite Gicumbi uretse n'icyo ngicyo na Gicumbi ntago ari ikipe yafanaga yonyine uvuze ngo kwibagirana na Gasogi cyangwa Gicumbi biroroshye man hari amakipe kuvuga ngo umuntu wenda tuvuge afana Barcelona imaze iminsi itameze neza Real Madrid agiye muri Real Madrid yari umufana ukomeye erega ntabwo bihuriza ibi birenze Sarpongo ngende bonye ariwe mu mutima we ariwe mu mutima we yaba ari umuntu ufana ikintu cyitwa final score atarufana mukeba utabigira intambara ushobora gufana ikipe ufana utabigira intambara yaba maniyo yaringanije ibyo mbi yaritsinze Man City nkayifana occasionellement mu nyungu uriko biroroshye urumva nkavuga ntiyaba maniyo yaritsinze Liverpool kugira ngo Arsenal twari igikombe reka mureshe ijambo rikomeye kwanza muri twese ko turi hano dufite imiryango nuko ngo nibwo buryo bwonyine nacyo twese dufite imiryango tuyicaye hano twese muri studio cyane twese tuzi ukuntu bashiki bacu bafana ni abantu bafana badakomeje ku buryo ashobora kuba yahindura ikipe akajya ku yindi cyereka nimba Sarpongo wisigaga irangi yafanaga Rayon kuri standard nkuko tubona bashiki bacu bafana ku buryo ashobora gushaka Regis afana Mukura we yafanaga APR akahita afana Mukura complete bitewe n'umugabo ashatse urumva Sarpongo ubwo yaba atarigeze akunda Rayon wenda arayifana gufana byo nicyo byashoboka gufana ikipe n'ugufana ariko gukunda byo biratandukanye ariko tekereza kuri standard y'umuntu wisigaga irangi Sarpongo tuzize kugana person mu gihe twaraganiraga cyane urumva arambwira ati ngewe ahantu naba byose nanishirinze ukorera ndode wanjye n'umureyo urumva ati iyo nisizi nanjye arampamagara kambaza ntaho nasibye akazi byagenze ntaho nasibye akazi ahantu yabaga gisinzi iwe ngira biyiga ati nge ahantu mbamba muri mu nzara ndi road ariko muratekereza kubona Rujugiro umufana wa APR yambaye yo sport ngo nuko ngo kureba muri Rujugiro mukareba Pasiteri wari president w'abafana bari yagiye muri APR duhita tumfata nk'umusazi yego rwose muri fitness ya football
agezeyo bya bindi nta muntu ugira ikintu kitari iki natwe bimunanira kumwakira niko navuga bamwakira batamwakire nawe ananirwa kwisanga ariko uretse ko hari imanje ishobora kujya muri equipe runaka bitewe n'uko bayizi twumvikane hari muri izi situation z'abafana bahindura amakipe bifatwa kwinshi kubera ko hari ababikora ku mpamvu runaka, hari ababikora bari konvenki, hari ababikora kujya gushaka amaramuko, hari ababikora ku zindi mpamvu nyinshi. Niyo mpamvu AS Kigali yigeze Joseph yigeze gufata rwa Rutabura n'abande abajyana muri AS Kigali bidateye kabiri bati tuni bajyana amafaranga yabo ariko sinabaho nishimye, sibyo? Kubera iki? Yaragiye kubera amafaranga nyine. Ntimubyibuka se sejo cyane ejo cyarabaye. Serpongo rero reka tumurebe, reka turebe ikimujyanye. Niba koko atabikunze adafashe icyemezo y'imyigaragambyo n'ibyo kandi ariko n'abandi bamuhaye yasobanura Karenzi yaravuze n'abandi bamuhaye yasobanura Serpongo uyu niba koko ari umurimo uko twebonaga azagarukamo. Yego kare ngende abonye bigenze neza ibyo bitagenze nyine uko bifuza yabaho abonye bigarutse mu murongo azagaruka. Arenda yemere ko avuga ko ngo hakurikiyeho Eme nibize we yanagenda ariko se karakaze yagenda ibyo byo nimuzabishidikanya ofre mugende kumeza ko utari kure ukuntu ngo Robben oya Robben ariko Robben ngemba mbona atageze ku tentative y'akazi hejuru za Kironge abati ariko si Robben yapfa kuva Eme yagenda ariko Robben ntiyagenda Karinda ngo ntabwo ari equipe ya mupostinze oya turi kuvuga aho yafotorewe na Karinda kwandisha gusanga foto yanagira umbice arimo avuga yanyuze kuri office gufata jezi kuko ariko na Georgine abafana bose bivana kibura bifotoreza ari kuri Twitter ya Peri oya simbizi ko n'abayobozi ba Peri muri message ya Karinda ngenda wa break Regis Karinda biri tumwe nk'umuvugizi w'abafana nakweka ifoto ya yifotoreje hariya nakese agiye akayifata akakanya we abakakanya erega kare uyu mupira wacu buryo wubakiye urariya kuri office iyi nkuru iyo utayitangaza sibyo tukayicaho bisanzwe tuvuga ati ariko nibyo umufana wagiye bisanzwe nabyo analyse tubikore. Ose wowe ufite ikibazo rero uri imagine uje hano ngo ndumukozi wa APR ko natangaje inkuru yumvishije audio za saa sita z'ijoro za Serpongo sibyo uremera ko atari muri APR inkuru nayikuye urabyemeye umva icyo ndibwemere bamwe mu batumye agenda bambwiye atari ko inkuru yitangarize unye Karenzi wifata recording uvuga atari ko Karenzi iyi nkuru ndayiguhaye ndabifata nko kwigaragaza cyangwa kwigaragura kubyo yabwiwe ntabwo ari kwiyima baburatse mbaza mbirangiza ku mpamvu imwe buri kintu iyo kibaye abantu bakira mu buryo butandukanye. Hari umufana wa Reyo uzabona yobowe nabi agende abivemo baburetse agenda abivemo Reyo abishya n'umupira bucikeho nimujye muhura bikubwira ati by'umupira ngenda bivuyemo narahiwe n'abaperi hari abari bagarutse ngo abanyamahanga umufana wa Reyo uzagira gutya nabone bitagenda neza afunga umwuka amere nk'ushaka kujya mu ishyamba ubwo si urugero rwa kabiri. Hari uzabona bigenze nabi ntajye mu ishyamba ntanazinukwe yigendere gusa bibere ku ruhande abitega iminsi gusa bati nta wamenya bishobora kuzagaruka mu murongo. Abantu bagenda bakira ibintu bitandukanye kuri reactivity cyangwa se reaction zabo ngo bari baramuhagaritse ngo we n'utwa na Feza na Mareke ngo kubera bajyaga bamena imiceri ariko rero guhagarika nabyo si ikintu. Niho hahandi Karenzi yageze nyine avuga ko Rayon Sport ari Rayon Sport itandukanye tuzanayitereye yo nshya wenda ariko niba ariyo yaba ari nshya hano hari ku gikombe cy'amahoro urumva ibyo byashoboka kuko Reyo turi kubona iratandukanye. Njye ntabeshye nyumva ko komite ishaka kwiyongeza kandi byarayinaniye nahise mvuga nti Rayon Sport dushobora kuba twebwe dusigaye ku ruhu tuvuga ngo haracyari Reyo kandi hari indi Reyo ahubwo tugomba guhabwa amabwiriza yayo tukanakira ko hari ikipe ishya itandukanye na Reyo yindi abantu bamenye ibyo tukabimenya kikabona nko wakumva ngo haje nk'ikipe nshya nk'iyi nka Dax yaje ukaba uzi ko Dax itandukanye na Rugende complete nubwo ari Rugende ari sekuru ari wa Dax ukaba ubizi ukabitandukanya niba hari waruhuriye na Rugende warayishyuzaga uko uzi ko nta ubwo Dax n'indishya yaraguzwe n'ibindi bintu iyi nayo niko byaba bimeze.
Salpongo kuko hano naratinye n'ejo bundi mu nzove retired atinyuka kuza mu gikombe muri demi finale muri match y'abagore se n'igikombe cyari cyatanzwe na AS Kigali bari n'ikimwe cya kabiri abantu bazi ko ari finale ni cya kabiri za finale y'icyamahoro bazakina n'indahangara ataragaragaye Bugesera muri demi finale y'icyabagabo Bugesera ngo ntiyahaje kandi Bugesera ni hafi y'urugo rwo niko navuga tuke kwita urugo ariko niba akora mu Karumuna ni mu ntambwe yanagiyeho n'amaguru ashaka umukazi guhinduka n'abahuriga none se bankunda match cyane bankunda match bambara bino bino match akaba ari muri bari kwerekana match byarangiye cyabona yisiga barangiye abayibereye mu kazi YouTube iri kumuha ibiceri byinshi abantu sura bakore kosa urumva rero no abantu bagomba gusobanukirwa ni nayo mpamvu ibyo Karenzi yasabye madamu Dr Usta Kayitesi uyoboye urwego rw'igihugu rw'imiyoborere myiza RGB ndetse na Minisitiri ufite siporo mu nshingano ze nyakwa Mimoza mwiza cyane ibyo yabasabye rwose hakwiyongeraho ikintu kimwe niba ibyo yabasabye bidashoboka koko ngo Reyo ibe yasubira nka Reyo umuntu wese yumve ko umureyo yumve ko yisanga ari umuryango mugari wa Reyo nta nzitizi zatuma nta mbago zirimo uvuga ngo sinakora iki mu gihe ari cyiza icyo kikaba kidashoboka koko Reyo bakabumva bitashoboka bakabumva koko leta adagomba gukomeza akayobora yakwishimirwa atakwishimirwa uzamwegera mu rugo ya Kacyiru ndumva itajya yuzura kuki byarutwa kugira ngo uve muri ibyo ukava muri ibyo bijya muri Tanzania cyangwa muri ibyo muri Kigali atiko kandi usibye ko na pena cyumva usaba keba mu byumve neza ariko nabyo hangana bitewe na circumstance nkuko byagenze muri seze ebyiri zaherukaga ariko ntabwo ari ahantu hari insiko rwose nk'iyo tubona hagati ya Reyo na pena ni nko kumva umurego wabaye umuyovu cyangwa umuyovu wabaye umurego kumva post ya Emile ifitwe na Claude Muhanimana njyewe ibintu ni sibirimo nk'umuntu wabanye na Reyo nk'umuntu wakundaga Reyo ayihaye songa mbere arayizinga arayitwara ariko kakora nk'ibi ngibi Reyo Sport ikiriyo bakosora babasaza bose twavuze bakuguriraho abakinnyi bakagukubita sezo zingahe urumva uyu ni umwe mu Seri video magnifique ni video se ko bikomeye n'ubuyobozi arimo oya ni songa mbere uyu ndakwego na perezida wa PL namwiboneye muri no foto kandi ntabwo ari mu iye photos iyi ngiyi yinyereka nyereka turebe hari foto hari hagati ya ubwo ari hagati ya songa mbere zana turebe na fani niko bimeze kubera ko iyi myenda niyo songa mbere yari yambaye nibyo bari kumwe nese cyeba ko koroganye yerekanye jezi ya Murera ayikuramo barayizinga barajugunya nagashobora na hanyini jezi iyo rero twifuzaga ubwo twakemuraga bikira kibazo cyayo cyarajibiwe na nyakubahwa ariko ibi ngibi ni amahitamo y'umuntu ariko se bose bari buze kuza kubikora ni amahitamo y'umuntu ku giti cye gahunda yo kubica nimwe gusa n'umusaruro ku kibuga niyo yose rero ngiyi foto hari reba nibi reba rwose hano mu ifoto ndabona twasonga mbere Fande Colonel ijezi Karasira yari n'ikimihurura hepfo nga kuri office ya PL hagati baze kwibona abakinnyi batazakora abafana gusa indege ikazagira itya sombere yambaye neza tukabona yambaye nka za nikunda kwibonera miteni y'igisirikare cya Amerika wenda iriko nkunda kwibona Amerika wenda kwambara gutya igisirikare cya mwese na video magnifique retereka abantu bayirebe nuko ndayo bifashe indi sura ibi bintu birenze context ya songa mbere nibyo nababwiye ariko rero nako musonga mbere sorry uyu Afande Karasire ko yabwiye abareyo ko mu byukuri uyu musarpo badahanganye nta bukeba bugihari atari ko urabibona ko Karindemire mwamwirukanye ese Karindemire no ari mu bayobozi birajyayoya we abo umuvugizi ariya ku cyicaro ariko amakuru mashya kabisa ahubwo ibi ngibi bishobora kwisenya fan club ya PL none se ubu ngo baraje bamwurize ngo indege ajye muri za bari na zahe nkuko nabyumvise nagenda abafana ba PL bongera bavuga bati nibyo ndibyo ko bagabanya miliyoni 10 twabatuye
muri bar none se si witabura indege araherekeza noza apere basket ntibireba neza ndetse na ariko gufana pe ni ugufana ikipe none ibibazo by'umufana pe se ndi mufana wundi uhora uvuze ruhora urwana ntamuhaye iyo avantage noneho abamuhere mu bafana b'inyuma se kandi mwavuze ko ari umuhuri gukomeye niyo mpamvu tumaze iminota yose tumuvugaho numwe mu bahuriga bari bakomeye muri Rayon atagiye muri aperi ngo yiruzwe indege yazayurizwa nande wundi muri Rayon yakayuriye se hari na rimwe amakuru mbifiteho so